Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe uyu munsi muri kumwe nanjye Vincent. Ndabakunda mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye ndetse mugakanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe uyu munsi ngiye kubabwira ibibi by'itabi ku buzima bwacu n'ibyagufasha kuricikaho. Itabi nicyo gicuruzwa cyonyine gicuruzwa byemewe n'amategeko ngo kandi kigira ingaruka ku buzima. Wowe ukurikira TV yacu Vumbura TV, twaguteguriye zimwe mu ngaruka zo gutumura agatabi ndetse nawe wari usanzwe ugatumuraho uburyo wakwifashisha mu guhagarika gutumura agatabi. Ubusanzwe itabi rigira ubwoko busanga 4,000 ngo bw'ibinyabutabire, aho 50 muri byo bitera kanseri. Muri byo twavuga nka arsenic yakoreshwa mu kwica imbeba, bakatubwira ammonia ikoreshwa mu koza imisarane ndetse n'amakaro yo mu nzu. Hano bakatubwira cyanide cyangwa se hydrogen, nabwo ni uburyo bw'uburozi bwica imbeba. Monoxide de carbone, iyi ni mbi cyane kuko yambura exine, utu turemangingo ngo ari two dushinzwe kwigeza ku tundi turemangingo two mu mubiri. Bakatubwira nikotine, iyi niyo ikaba ariyo ituma nyiri kurinywa atarivaho. Ngaha iyi nikotine ituma ubwoko bukora umusemburo witwa dopamine, akaba ariwo utera umuntu kwibeshya ngo ndetse no kumererwa neza mu mubiri, bimwe twita swing, bityo umubiri nawo ugahora wumva uyishaka. Hano bakatubwira ngo